touch fazo pro ni waubaye kubata hakomeye bate kumusenge kubata hakomeye bate kumusenge kubata hakomeye bate kumusenge inayo mpamvu ubona buri gihe bacekaceka nongeye gutangira mbasuhuza. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 2 Nzeri 2021 nibwo hamenyekanye inkuru itari nziza ku bakunzi ba muzika nyarwanda by'umwihariko injyana ya hip hop y'urupfu rutunguranye rw'umuhanzi Jay Polly. Uyu muhanzi yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro rishyira kuri uyu wa kane aguye mu bitaro bya Muhima. Amakuru ahari avuga ko uyu muhanzi yagejejwe ku bitaro bya Muhima avanywe kuri gereza ya Mageragere yari afungiyemo mu masaha y'ijoro acyakirwa hakirirwa indembe agahita yitaba Imana. Mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Gusa urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rubifite mu nshingano ntirwagize icyo rubitangazaho kugeza amagingo aya. Icyateye urupfu rwe ntikiramenyekana, gusa amakuru avuga ko we n'abandi bagororwa batatu b'inshuti ze ngo hari ibinyobwa by'inkorano bashobora kuba baranywereye muri gereza hanyuma bikabagiraho ingaruka. Kugira ndabazi kabakinnyi bansange nikwabwa n'umuvugizi rusange kubata hakomeye bate kumusenge kubata hakomeye bate kumusenge kubata hakomeye bate kumusenge inayo mpamvu ubona buri gihe baceceka. Abandi babinyoye bo ngo barakize, ariko we ngo bikomeza kumugiraho ingaruka ku buryo yakomeje gutaka mu nda akajyanwa no kwa muganga ataka cyane bikamuviramo kwitaba Imana. Bamwe mu bantu ba hafi mu muryango w'uyu muhanzi babwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu musore bari muri gereza kuva muri Mata uyu mwaka ngo yarwaye bitunguranye akaza kugezwa ku bitaro bya Muhima arembye ku buryo yahise yitaba Imana. Mukuru we Uwera Jean Maurice yemera ikinyamakuru Igihe ko murumuna we yitabye Imana. Ati Polly yapfuye ngo yaguye mu bitaro bya Muhima, sinzi icyo yararwaye kuko kuwa mbere twavuganye ari muzima. Byari byarahishwe kera cyane, Yoshua reka biguhishurire. Jay Polly Tough Gangs click baby Ghetto man gentleman nyumve neza nari high ndasarandigwaho oh no sigahuda heraho nyamugiyo bijya ndabizi ntujya ubura imfano. Tuyishime Joshua benshi bamenye nka Jay Polly yari umuraperi ukomeye mu njyana ya hip hop u Rwanda rwagize kuva injyana yamenyekana imbere mu gihugu. Uyu muraperi yamamaye cyane mu ntangiriro za 2008 ubwo yatandukanaga na bagenzi be mu itsinda rya Tough Gangs. Nubwo yabarizwaga muri iri tsinda ariko ntibyamubujije gukora umuziki ku giti cye, aho yakoze indirimbo zinyuranye zamugize icyamamare. Nta muntu uzibagirwa indirimbo ze nka Kumusenyi, 2x2, Akanyarira-jisho n'izindi nyinshi zamufashije kubaka izina. Amaboko hejuru Tough Gangs Jay Polly hejuru amaboko hejuru yeah hands in the air yeah 2019 imyaka ibaye myinshi irashize n'indira take aho uri hose gusa unyumva neza uracyatera kuka hari abari mu bitaro hari abo nzi barara mu biraro hari abo nzi twamanye nta kirora nyagasana ntije kuba nkiriho ni kuki nakwishima ngo nshimagize nyiri cyubahiro ngo nshinjagire niterure ndangurure mvuge n'ijwi rirenga burya ubuzima buraryoha bukaryana cyane ugeze mu matage ukifuza kwisubirira ibwana aho wabaga udahangayika. Muri 2011 uyu muraperi wari mu bakunzwe cyane yagaragarijwe urukundo mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryari ribaye ku nshuro ya mbere. Kuva iki gihe ntabwo Jay Polly yongeye kurekura igikundiro cye mu bakunzi b'umuziki. Yakomeje kugaragaza amashagaga mu muziki ahagana muri 2014 aho yashimangiraga ko akunzwe nyuma yo gutwara irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar hari ku nshuro ya 4. Uyu muraperi wari mu bakomeye yakomeje kwitabira ibitaramo hafi ya byose byabaga bikomeye. Icyakora muri 2018 Jay Polly yatangiye kwisanga mu bibazo rimwe na rimwe akanafungwa. Byatangiye nyuma yo kugirana amakimbirane n'umugore we bikamuviramo gufungwa amezi 5. Nyuma yo gufungurwa uyu muraperi yakomeje gukora umuziki ndetse akora indirimbo zakunzwe bikomeye. Muri Mata 2021 Jay Polly nibwo yongeye gutabwa muri yombi
akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge agakatirwa gufungwa iminsi 30. Yitabye Imana mu gihe yari ategerejwe mu rukiko itariki 2 Ukuboza 2021. Imana imuhire uko ridashira. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyo ukurikiye ni One Nation Radio. YegoB.com. Jay Polly Kabakaman nababwiye ko nzabuntu Touch Records #1 abakurura Fazo bamere beats nanone ntangiye nshima Imana yisumba byo ntacyo twatanze ngo turame benshi baragiye ariko twe turabarame ndagira niyo ukagira uti karame rabizi nahisemo ikaramu abazi Kinyarwanda bazi nk'umwarimu urapinga uzabazi kabarore